Bakunzi bacu, inshuti mwese banywanyi b'umuryango mugari wa YouTube channel Paroisse Saint Vincent Paruti Gikondo, aho muherereye hose turabasuhuje tubifuriza amahoro, imigisha n'amahirwe bituruka ku Mana. Dusuhuje ku buryo bwihariye abanyeshuri biga muri Kaminuza y'u Rwanda, ishami ry'ishoramari n'ubukungu, College of Business and Economy, CBE mu magambo ahinnye y'Icyongereza. Iri shami rikorera i Gikondo ku musozi wa Mburabuturo ni mu mujyi wa Kigali. Muri iryo shami ry'ishoramari n'ubukungu niho dusanga Communauté Catholique Saint Mathieu igizwe n'abanyeshuri bahiga ndetse n'abaharangije, tukaba aryo tugiye kuganiraho muri uyu mwanya. Muri kumwe na Joseph Habumukiza. Communauté Catholique Saint Mathieu ni itsinda rigizwe n'abanyeshuri gatolika biga cyangwa se barangije mu ishami ry'ishoramari n'ubukungu CBE rikorera aho Imburabuturo. Iyi communauté rero ikaba imaze kugira umuco mwiza wo gutegura umunsi yizihizaho ibirori by'impurirane, akenshi bari ari umwanya wo kongera guhuza abaharangije n'abahiga, inshuti n'abavandimwe, bakizihiza ibikorwa bitandukanye baba baragezeho bakabyishimira ndetse bakakira n'amasakaramentu anyuranye. Kuri iyi nshuro wari umwanya wo kongera guhuza abo bose, inshuti, abavandimwe, abakristo ba Gikondo, abaharangije, bakira n'amasakaramentu atandukanye kandi bizihiza n'icyumweru cy'umushumba mwiza, dore ko byari ku cyumweru cya kane cya Pasika, icyumweru Kiliziya Gatolika yahariye kwizihiza umunsi mukuru w'umushumba mwiza, ari nawo akenshi bizihizaho imihamagaro itandukanye muri Kiliziya. Hano muri Paroisse ya Gikondo muri communauté ya Saint Mathieu, kuri uyu munsi tugiye kwizihizaho icyumweru cya kane cya Pasika. Mumfashe baze duha amashyi y'impundu. Kuri iyi nshuro communauté ikaba yakereye kwifatanya na Kiliziya yose kwizihiza icyumweru cy'umushumba mwiza, ariko ku buryo bw'umwihariko uwo munsi ukaba wari umwanya wo kwifatanya n'imiryango ya bamwe mu bagize communauté kwakira no kwishimira ingabire ya batisimu y'impinja. Wari umwanya kandi wo kongera kwishimira no gushyigikira abavandimwe babo bahawe isakamento ryo gukomezwa, kwishimira abavandimwe babo bakomorewe, bakongera kwegera ameza matagatifu, kwifatanya n'abavandimwe bakiriwe muri Kiliziya Gatolika bavuye mu yandi matorero, kumurikira inshuti za communauté ibikoresho bya liturujia birimo inanga yaguzwe ku bufatanye bw'abagize communauté n'inshuti zabo, no gusezera kuri bakuru babo bari basoje amasomo. Ivyo byose rero bikaba byarabimburiwe n'igitambo cya misa yabereye mu cyumba mberabyombi cy'iyo kaminuza. Igitambo cya misa cyatangijwe umutambagiro ubereye ijisho, kiyoborwa na Padiri Muhire Eugene, umoniye w'amashuri makuru na za kaminuza muri Archdiocese ya Kigali, akikijwe na Padiri mukuru wa Paroisse ya Gikondo, Padiri Nsabimana Jean Pierre Mihigo, hamwe na Padiri Ignace, umwe mu bize aho ngaho Imburabuturo. Atanga ikaze ku bari bitabiriye ibirori by'uwo munsi, Padiri mukuru wa Paroisse ya Gikondo, Padiri Nsabimana Jean Pierre Mihigo, yabifurije bose kumeza kugira Pasika nziza,
anabifuriza ku buryo bwihariye icyumweru cyiza cy'umushumba mwiza. Yaboneyeho kubasaba gushimira Imana kubera umushumba mushya Kiliziya Gatolika imaze iminsi ihawe ariwe nyir'ubutungane Papa Leon wa 14. Inyigisho y'uwo munsi yatanzwe na Padiri Eugene, umuniye w'amashuri makuru na kaminuza muri Archdiocese ya Kigali. Yibanze ku ivanjiri, asobanura umurimo w'umushumba, anagaragaza impamvu Yezu ubwe yigita umushumba mwiza. Iyo tuvuze umushumba ngira ngo n'abavukiye mu mujyi batazi niba inyama bazihinga cyangwa amata bayavoma aza ku igare, bamenya ko umushumba uko byagenda kose ari umuntu ufite amatungo yita. Umushumba ni umuntu ufite umurimo kandi uwo murimo ukaba wo gukenura ubushyo aragijwe. Umushumba ni umuntu ufite abashinzwe, ufite intama, ufite inka, ufite amatungo runaka ashinzwe, umurimo we ukaba kuyakenura, ukaba kuyashakira urugero rutoshye, ukaba kuyitaho kugira ngo icyo ayo matungo akeneye cyose akibone. Yezu rero aravuga ati nanjye ukomeze naje nturutse kwa data nje kuba umushumba. Bivuze ngo nje umushumba mwiza kandi nje kwitangira abantu, nje kubitaho, nje kubamenyesha Imana, nje kubakenura kugira ngo ubuzima bwabo buve ku ntera imwe bujye ku yindi. Nk'uko twikomejeho mu ntangiriro y'iki kiganiro, muri igitambo cya misa hakaba haratanzwemo amasakamento anyuranye, arimo batisimu y'impinja, isakamento yo gukomezwa, ndetse n'abari barifungiye amasakamento barakomorerwa, hanyuma abavandimwe baturutse mu yandi madini nabo barakira. Ijambo rya Padiri Omoniye wari n'umushyitsi mukuru muri ibirori, yashimiye Communauté Saint Mathieu, agaragaza ko iri muri communauté zihagaze neza, anashimira Paruwasi ya Gikondo uburyo ikomeza kuba hafi no gukorana neza na communauté z'abanyeshuri. Ashimira cyane uburyo abanyeshuri bizihiza umukanda muri ya mvugo yabo mu kwitera icyuma kugira ngo babashe kugura ibikoresho bya liturujia bari bakeneye. Yashimiye kandi abanyeshuri baharangije kuba bakomeza kuza kwifatanya na barumuna babo. Yagarutse ku cyifuzo cya Communauté Saint Mathieu, abizeza ko Paruwasi ya Gikondo na Omoniye bazafatanya kuyishakira umuti. Nyuma y'igitambo cya misa habaye ubusabane bwahuriyemo Communauté Saint Mathieu n'inshuti zabo, bishimira ibyiza bamaze kugeraho, bishimira kandi bifatanya n'imiryango yahawe amasakaramentu. Wari uhagarariye ubuyobozi bw'ishuri nawe muri ibi birori yashimiye abitabiriye ibirori, abifuza Pasika nziza, ashimira ku buryo bwihariye Imana yohereje Roho Mutagatifu wayo ku musozi wa Burabuturo kugira ngo yumvishe abahiga ko baramutse babanyeho badafite ijambo ry'Imana baba ari abantu batuzuye, akayamvugo ngo science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Yashimiye mu gusoza abasaseredoti banyuranye bakomeje kuba hafi intama baragijwe, ati namwe muri abashumba beza turabashimiye uyu munsi. Ukumva ko mukwiga ijambo ry'Imana muri kumwe nayo ribayobora ibyo byose tuzi bikenera mu buzima birushaho kugenda neza.
Padiri Inyasi kugira ngo yigire imbere adushyikiririze umuvandimwe wacu amurage Bikira Mariya, umuvandimwe Anatole nawe yigire imbere kugira ngo umubyeyi Bikira Mariya ajye amurengera byose. Abatukura aya mafoto mwiyibagirwe. Icyo ni igihango tugiranye bibaye ngombwa, ni igihango tugiranye na komite. Turasaba Padiri Umuniye wacu muhire kugira ngo yigire imbere. Mu gihe yigire imbere Valentina nawe abe turasaba Ernest nawe ngo ahaguruke. Leo nawe yigire imbere kugira ngo bamushyikirize turasaba Gerard niba ari hafi kugira ngo yigire imbere adushyikirize ubutumwa abugeze uhagarariye imisa ya Yohani wa 23 n'umubyeyi wacu gukunda uburyo atubanaho adufasha kunazita. Murebe kamera. Turasaba Padiri Mukuru kugira ngo yigire imbere ndetse na lecture wacu Dative yigire imbere kugira ngo ahabwe ubwo butumwa. Zakuzwe mwese turabashimiye mu mazina yanyu, ariko nongera nsabe Evode ni umwe mu bafondateri ba kominote. Niba yahageze yakwigira imbere, niba atarahagera tugasaba wayimugezaho kugira ngo yigire imbere. Evode ushobora kuba atari yahageze. Yego, murakoze cyane. Turasaba Padiri Inyasi kugira ngo
ayimushyikiriza. Turasaba Padiri Inyasi akiri imbere, dusabe Chaste Shimo amushyikirize impano ye. Turasaba Padiri Omoniye kugira ngo yigire imbere, Faina Nimuguze amushyikirize impano ye. Turasaba Anatole kugira ngo yigire imbere adushyikirize, yari wishyikiriza provincial ntabwo yabashije kuboneka. Turasaba Padiri mukuru kugira ngo azayakire. Inshuti mwabanye natwe rero tugeze ku musozi w'ikiganiro twabateguriye, tukaba twakomeje kubashimira uburyo mukomeje kubana natwe, tubasaba gukomeza gukora like, share, ariko cyane cyane kuri babandi batarakora subscribe, tubibutsa ko gukora subscribe bituma winjira mu muryango mugari wa YouTube channel Paruwasi Vesa Paruti Gikondo. Twifuje mwese imigisha y'Imana, Imana ikomeze ibandugazeho ibyiza byayo kandi mugire amahoro. Bari kumwe na Joseph aho mukiza. Tukweretsa abana bacu, tukweretsa abavandimwe bagiye gusoza amasomo yabo, bazashakashake baronke, bazahinge neza, bazacuruze bunguke, bazashakashake baronke ibyo bashaka, kandi bishoboza abayigize ubuzima